Okay, hello everyone. Nitwa Taz the Pimp cyangwa Street Prophet, ndi umuraperi w'umunyarwanda, PKMC guturuka muri GMF. You know what's up? Sakoyo ni noya ni wadutezamo n'ingaru we up G to the M to the F Kwaye yuzuye ni hustle till to the death 5 nicks muri. Do you prefer recording in studio or performing live? Hey man, I don't know, performing live ntabwo ndabigeragezaho. I prefer studio kuko niyo ngerageza cyane. Which of your songs means the most to your family? To my family? Reza kuza kunsaba gutekereza. To my family. Ariko mfite song bita Mama. Kandi Mama, she's a member of my family, you know what's up. What's your guilty pleasure song? My guilty pleasure song? Numva indirimbo za Billie Eilish. Ntago abantu baba babiswa nzumva ariko ndazikunda gusa ntago mba nziza mu mutwe, ntabwo mba nziza amazina. Okay, how do you recharge after a big performance? After big performance, so ari big performance ndakora ariko muzo nakoze recharge yanjye yumva mitamara nk'icyumweru ndi guhura n'abantu banjye, yes, famiye, umukobwa dukundana, inshuti zanjye, yeah, bose kabisa. Abo dukorana umuziki wo tubonana nyuma. What's your favorite slang word right now? Bitari gake. That's my slang. Ni slang y'abaji yanjye iki. Ushaka kuvuga ikintu kinini. Who is the funniest artist you have worked with? HUNNi ijana. Niwe muntu njyewe ariko ngorana n'abantu mani bari funny. Genge yanjye iri funny kabisa by'insazi. Have you ever had to hide your true feelings in public? Yeah, yes. Ese gihe urumva nari mvuye kuri stage. Ndabeshye we, nari ngiye kubeshya. Ibaze ko ibintu mbibuze nka sheri wanjye agahita bibona amana muri Kampala. Nari mvuye kuri stage ngo nshaka gusoma umukobwa, mpita numva ndifata ariko reka mvuge ikindi man. Have you ever had to hide your true feelings in public? Yeah. Ari igihe nari ndi kumwe na sheri wanjye and mpura n'umukobwa twakundanaga kera, numva namuha ikibizo ariko ndihangana tunsuhuza mu ntoki. Rero si ibintu mani biri fun. Okay, twagize ati okay. Do you ever wish to live without being recognized? No.
nta muntu mani nta muntu ukunda kubaho batamurecognizinga cyangwa ibintu akora bitaba recognized in public. Yeah, it's okay. Naguma nshaka ko abantu yari umuntu murumva muhora kumva muri umusitari kandi nta stars bro, turi abantu basanzwe, naguma nshaka ko ibyo bintu mubimbwira. Yeah. What you are go to dance move? What you are go to dance move? Oh yeah, oh yeah, Shoki bro, shoki. umva niyo mbyino, iyo ngiye kubyina bwa mbere itabyina shoki. What's your most embarrassing moment on stage? Narakoroye ariko nta muntu wabimenye. Turi muri I Am Hip Hop Festival kabisa. Yego indirimbo nyine yageze hagati sigiye twari tugiye guperforminga ingoma bita 5 niggas. Ngeze kuri verse yanjye ndakorora byadanze, ariko abantu bagize ngo ni mikoro, nta byari byadanze, bagize ngo ni mikoro isarara. Nari umuntu nabibajije nyuma ya stage, ndavuga amana araboro ko nakoteye wabyumvira, because your celebrity crush bamwita Shinsea. No muri Adoram baby niwe Jamaica. Ariko I don't fuck with her music, gusa ni cyane cyiza What does family mean to you? Family, everything. Everything. Umuryango ni byose. Yeah. Do you write songs based on your own life or others? Both. Byombi kabisa. Mostly ntabwo nandika ubuzima bw'abandi bantu, ariko akenshi hari nk'amasura amwe na bamwe ngenda mvanga mu mirongo wenda atarayanjye, ariko ndagerageza kugira ngo n'abandi bantu babyisangemo, kuko ubuzima bwanjye ntabwo ari bwo hanacamo cyangwa heyo cyangwa undi muntu. Gerageza kumixinga. Kazi kino kibazo. But do you believe in soulmates? Yeah, I do. Nshobora kugira umuntu kabisa kumva ukabona ni soulmate wawe, ariko kimwe ni uko bishobora kurangira atari we. Gusa nyine yeah, I believe in that. Tumu soulmate kandi ibindi How do you deal with creative blocks? Creative blocks nyine mbyihorera. Iyo mbuze ikintu njye nandikaho ndabyihorera kabisa, ubwo ntabwo biba bihari nyine. Igihe kirekire, iyo bimaze nk'igihe kirekire, nyine ndabihatiriza tu. Ushobora guhatiriza ikintu noneho kwa kundi ukagenda upfa guterateranya amani ibintu bidafatika, ukabiterateranya ugasanga havuyemo n'ikintu cya danje, ariko akenshi biba bibangamye ku artist. If you weren't an artist, what would you be doing? I don't know. Ntabwo mbizi, ariko nize finance, wenda nshobora kuba nari umufinansiye, nakuze nshaka kuzaba pasiteri, wenda bishobora kuzaba ari byo nari kuba narakurikiye cyane kurusha ibyo artist. Nari kuba naribereye pasiteri, actually ndabikunda, nkunda ku bintu byo gusangira ubumenyi n'abandi bantu n'ijambo ry'Imana. Ni iki muri kisi muri Bibiliya
muri Bibiliya umurongo wa mbere umfasha urumva ntabwo nibuka ahantu handitse ariko baravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. I think ko byanditse muri Yesaya ni Imana iri kubwira umuntu tubyuka arabagirane ku mucyo uje ibintu nk'ibyo ngibyo ariko banze ari Yesaya 65 ariko muzasoma Bibiliya yose ni nziza. Ijwi riririra mu magito rirota kugera muri shato n'istori ya Petero wagiye imihanda agatera umugongo mu rugo mu mihigo gupfana umuruha imihanda sibishya turaga umufumo umuziki wadusize icyasha muri murapa gereranwa icyaha sinarata gutamira ganja n'amadagi iminsi arasumba super buri cyana gitamira ifego bacuruza ubusa nguma mbanyina kurya hit bisaba guhena n'abarapa barashinjwa gupeda hip hop nikiri culture n'abacanga baracyacanga igarasha ifu ku mutima kuba baramandizo ibibazo kubabaza mucuranga gucuba ntango ubutumwa butugwisha indaya irirari ninde bari haza fungusi nyishwa ndura ibirwara umunsi natakaje impumi namenye ko nkwiye gupfa muri sugi umunsi natakaje famu namenye ko nkwiye kwizirika ishumi ubuzima nkimara kubuyoka nijisho ubu ntiryaririra inshuti imihanda idutoza amafuti kwihiringa no gupowa amakuci kubana no guca bugufi ubundi ukagendera kuri izo gufizi. Bari imbere n'inyuma wenda KGL ndebye bibona muri DNA flow zigere mu makuru hasa mpaka tuba yaba billionaires 2 am ndi maso ndi mu medita onzakura m umurongo wa PoppA umbangukira bya hatari urahari mujya umbangukira kandi nanaririmba buri gihe kurusha indi mani buri gihe. Nibaze ko mwibagiwe boya ndazizi uri kunza mu mutwe kano kanya nahita nkuririmba nabi nicyo kibazo uri kunza mu mutwe ntabwo muzi neza nahita nkuririmba nabi buretse nahita nkuririmba nabi ariko reka nkuririmbe nabi reka ngende ndirimba uwo nkunda unje mu mutwe uwo nkunda urumva sako too big nigga sinenye sako too big nigga sinyeneye friends every nigga beat nigga fear no man kutigitisi rap nibyo bya honti tamo ya fenti tujye ahandi babibi bose bari kwitamo barashaka tuzibyine slow mo indaya kush ufite amahitamo Kaduturi no dance floor. She say wagwan ndavuga no now ndashaka pumpu usitaye ndaza kuyikora tuno iyo boro niyo bibayita turi neza ya fasi ya PoppA umurongo wakaye yo muri noza ya boro I want to be byibuka tukayoborana manda mbona twapanga ibizima tugahuza sana wama intebe she's my 11 umurongo wakaye cyaze mbaze nkundukaraza. Okay, future projects zanjye ndi gupanga video nshyashya as soon as possible, ugomba gusohoka kabisa umuziki mushyashya, and then ibindi ndimo ndakora kuri mixtape yanjye, ariko biracyari muri project gusa ibyo aribyo byose ibintu biraza vuba, murabizi muri spirit za GMF man, ni vuba kabisa. Okay, cyambere abafana banjye ndabashimira ku muntu wese ugerageza kumva umuziki wanjye wa GMF kabisa, ndamushimira cyane, ni umuntu uzi kumva umuziki. Icya kabiri, mukomeze musearching indirimbo nshyashya
turi gusohora muzistreaminge muzumve muzidownloadinge nimubishaka munaze mujye muzumva mu matelefoni igihe mudafite amameka. Hanyuma ikindi hari ikindi mutegereze tubahe imiziki. Nta kindi Imana ibahe umugisha ndabemera fo ni Street Prophet. Bitari gake kabisa. Umukaru sako yo ni noya ni wadutezamo n'ingaru we up to the M to the F kwa yuzuye ni hustle till to the death 5 nicks muri click yanjye with MGs nubwo ibyo dukora street mubigira shit.